Igitondo cyiza nshuti bene data aho muherereye hirya no hino mu mpande y'isi, umugisha w'Uwiteka ukomeze kuba kuri mwe mwese ndetse n'abanyu bose. Tujya kuganira ku magambo magufi areba cyane abaririmbyi n'abizera b'Abadventiste. Ku itariki 5 z'ukwezi kwa 12 ku manywa mwiyerekwa mbona najyanwa ahantu mu rugo rw'abantu. Muri uru rugo bari bafite abatumirwa b'uburyo bubiri, abaririmbyi n'abizera basanzwe. Nari nahagejejwe kugira ngo mbategurire amafunguro, mu yandi magambo nari umutetsi. Nk'umuntu wari gutegura amafunguro nagiye kuramutsa abo nari butegurire kuko bari bahageze bicaye hanze. Kubera ubwinshi bwabo numvaga ndi bubasuhurize hamwe, ariko mu buryo ntamenye nisanze mbasuhuza buri umwe ukwe. Uwo naramutsaga namenyeshwaga imico ye. Bamwe bitaye kukundeba cyane kandi barikanga, abandi bagundira amaboko, abandi bafatwa n'isoni n'ubwoba. Bari bagerageje gucana amatara ariko urumuri rwari rwahindutse nk'urw'agatara ku rutambi. Kuba atakazi gatanga umucyo muto cyane. Kumenya imico yabo bose byatumye hagaragara impinduka, kandi bamwe muri bo barahaguruka bamera nk'abakwiriye imishwaro babura aho berekera. Bari abasore n'inkumi. Abasore barimo benshi barabatinganye, bambaye imyenda migufi y'amakanzu n'amajipo, imisatsi nk'iy'abagore, amarangi ku maso, inkweto za taro, inzara zisize amarangi ndetse batoboye banambaye amaherena. Abakobwa bari bambaye amapantaro abahambiriye cyane n'udukote, abandi imyenda migufi, amarangi hose ku maso, inzara, amatwi n'amazuru bitoboye, imisatsi ikoze ukwayo. Abo nibo bari bagize abaririmbyi. Maze kubasuhuza nagize agahinda kenshi nuko ngenda nifashe ku matama ntareba inyuma, maze uwari wabatumiye ahita ampamagara andembuza ngo ninze mbigishe. Ibi yabimbwiye ahagaze mu kintu kimeze nk'akadirishya gato, nge nawe twarebaniyemo, numva ijwi rye. Mu bari aho ntawamenye cyangwa ngo yumve icyo yavuze. Ubwo nibazaga amagambo ndi bwigishe, nibaza niba navuga ku by'ubutinganye, ariko nkabona ntabwo bihagije. Numvise ijwi rimbwira ngo genda bigishe Yesu. Muri uwo mwanya nibutswa ko aho Yesu yageraga, aho Yesu ageze, abamwemera, abamwemeye bahinduka ibyaremwe bishya. Umuntu wa kera apfa, ibya kera babishize. Nshuti bene data, imico n'imyitwarire yagaragaye kuri abo baririmbyi ndetse n'abizera bategera amatwi ibihangano byabo, nahishuriwe ko byatewe nuko batazi Yesu. Nubwo bamuhoza ku ndimi zabo bamuririmba, nubwo kandi bahora bamwumva, ntibamuzi, ntibahuye nawe, nta nubwo bamwakiriye, kandi bamaze igihe kinini mu itorero. Ntabwo bi ari inzaduka. Mbere yuko Yesu Kristo avukira mu isi, abayuda, abatambyi n'abafarisayo bari barize ubuhanuzi n'ubwavugagaho. Barahanuriwe ko Mesiya azaza, yewe nabo ubwabo bavuga ko Yesu azaza, ariko yaraje ntibamumenya. Bari barize cyangwa barasomye, ariko kuko batari bayobowe n'Umwuka Wera ntibabashe gusobanukirwa n'ubuhanuzi n'ubwavugagaho. N'igihe yari yaraje bakomeza kuvuga ngo azaza, kandi yari abarimo. Ubuhanuzi bari barize bwavugaga ku kuza kwa Yesu mu buryo bubiri. Bwa mbere, kuzaza aje kuvukira mu isi. Wasoma Matayo igice cya mbere guhera ku murongo wa 18 ugakomeza, ndetse na Luka igice cya 2 guhera ku murongo wa 2 ugakomeza. Bwa kabiri, kuza kwe ataje kuvukira mu isi. Abaheburayo igice cya 9 umurongo wa 28 ngo niko na Kristo amaze gutambwa rimwe ngo yishyireho ibyaha bya benshi, azaboneka bwa kabiri atazanywe no kwitambira ibyaha, abonekerera abamutegereza kubazanira agakiza. Abayuda, abatambyi n'abafarisayo bari barabaswe n'amategeko n'imigenzo n'imihango bya gipagani, maze ntibamenya ko yaje. N'igihe babimenyeshejwe baramuhakana, baramwanga. Yohana igice cya mbere hatubwira Jambo ko yari umucyo wamurikiye ab'isi, ariko bakunda umwijima. Umurongo wa 6 ngo muri we harimo ubugingo, kandi ubwo bugingo bwari umucyo w'abantu. Uwo mucyo uvira mu mwijima, ariko umwijima ntiwawumenya. Yaje mu bye, ariko abe ntibamwemera.
ubwo Kristo kandi yazaga ntibamumenye, kubera ko bari biteze umwami uzaza ameze nk'abami bari basanzwe babona, uzaca ingoyi n'agahato by'abanzi babo. Izo ni ingaruka nanone zo kwiga ijambo ry'Imana hatabayeho kuyoborwa na Mwuka Wera, kuko Satani ahita ashinga ibirindiro akaba ari we uyobora. Nshuti bene data, tugenzura aho turi guteranira n'inyigisho zihatangirwa, kandi tuzigenzuza ijambo ry'Imana, kubera ko abantu benshi b'ibinyoma badutse ngo bayobye n'intore niba bishoboka. Matayo igice cya 7:16, ijambo ry'Imana ritubwira ko tuzabamenyera ku mbuto zabo. Yesaya igice cya 8:20, ngo nimusange amategeko y'Imana nibiyihamya, nibatavuga ibihwanye n'iryo jambo kandi ngo nta museke uzabatambikira. Nkimara kubwirwa kwigisha abantu Yesu, nibukijwe Yohana igice cya 8 guhera ku 3 kugera ku 11, aho abanditsi n'abafarisayo bazaniye Yesu Mariya bavuga ko bamufasha asambana, ngo Yesu amucire urubanza kuko amategeko ya Mose ariko yavugaga uwabaga yafashwe asambana yagombaga kwicishwa amabuye. Yesu yarunamye yandika hasi ati, utarakora icyaha namutera ibuye. Ariko yunamutse bose bari bagiye. Maze kandi Umukiza abwira Mariya ati, kuko ntawe uguciriyeho iteka, nanjye singuciraho iteka, genda ntukongere gukora icyaha ukundi. Uyu kandi ni wa Mariya Yesu yirukanyemo abadayimoni 7. Mariya ahuye na Yesu, abadayimoni bamuvuyemo. Mariya reka ibyaha bye byarimo n'ubusambanyi, kuko nibwo Bibiliya yatugaragarije aho Yesu ageze umuntu ahinduka icyaremwe gishya. Nibutswa kandi bya Zakayo dusoma muri Luka igice cya 19 guhera ku 1 kugera ku 10. Zakayo wari umukoresha w'ikoro mukuru kandi akaba n'umutunzi, nuko yakaga imisoro y'ikirenga, ari umwambuzi. Nuko yifuje kureba Yesu, maze ahuye nawe arihana, maze ahinduka icyaremwe gishya muri Kristo Yesu. Uwo munsi agakiza katashye kuba inzu ye bose. Ibyo yari yarambuye yarabisubije, kandi arabikuba, afasha n'abakene. Aho Yesu ageze amateka arahinduka, umuntu ahinduka icyaremwe gishya. Tuvuge kandi se ibya Sawuli wahindutse Pawulo kubwo kwigishwa nabi n'abakuru b'amategeko n'abatambyi, yarenganyaga ubwoko bw'Imana, ariko ahuye na Yesu na nyuma yo kwigishwa nawe yahindutse mushya, yifatanya ahubwo nabo yarenganyaga. Aho Yesu ageze amateka arahinduka. Abakora umurimo w'ivugabutumwa mu ndirimbo habeho kwisuzuma umuntu wese ku giti cye, kuko Satani afite amayeri menshi, ubucakura bwinshi, kandi tutabaye maso tuzagwa mu mitego ye. Mbese birakwiye ko umugabo aryamana na mugenzi we, ndetse n'umugore akaryamana na mugenzi we, kandi Imana yararemye umugabo n'umugore? Mbese aba bantu itorero ribemerere bakora umurimo w'ivugabutumwa badahindutse, babayeho imibereho inyuranije n'ubushake bw'Imana? Oya, ntibikabeho, biragatsindwa. Uwita ikibi cyiza ntazabura guhanwa. Iby'ubutinganyi nagiye mbigarukaho kenshi, uwabishaka yareba mu byigisho byatambutse. Bakuru n'abarumuna banjye, ndabinginze ngo tugenzure uburyo dufata imibiri yacu niba bihuje n'ijambo ry'Imana. Erega kurimba ni byiza kandi n'Imana irabikunda, ariko ntaho tubona Imana yemereye abantu ngo bakoreshe ya mirimbo yose turi kubona yaduka buri munsi. Amatwi n'amazuru biratoboye, ku nda n'ahandi hose, ndetse bikwikiyemo amaherena, kwambara imikufi n'ibindi byose by'imirimbo. Salomo wabisobanukiwe neza, wagerageje byose, yaravuze ngo icyo yabonye nuko Imana yaremye umuntu utunganye, ariko abantu bishakiye ibihimbano byinshi. Imana yaremye umuntu mu ishusho yayo, ariko kubwo kutanyurwa no kunenga Imana habaho kuyikosora buri munsi. Biteye agahinda. Kuva igice cya 33, nyuma y'uko Aroni aremeye ikimasa Abisirayeli bakacyita Imana yabo, Uwiteka yarabarakariye, yanga kongera kugendana nabo badakuyemo iby'imirimbo byose bambaraga. Umurongo wa 5 w'igice cya 33 cyo Kuva, Uwiteka abwira Mose ati, bwira Abisirayeli uti, muri ubwoko butagonda ijosi nagendera hagati muri mwe n'akanya na gato nabarimbura, nuko nimwiyambura iby'umurimbo byanyu kugira ngo menye uko mbagenza. None se bakuru n'abarumuna banjye, iby'Imana yangiye Abisirayeli kandi kanga no kujyana nabo bakibyambaye, nitwe yabikundiye
cyangwa se yabyemereye, oya, ahubwo ni ugushaka kwacu, si ugushaka kwayo. Nubwo bitayinezeza kandi izi ko twabihisemo. Birababaje guhitamo ibibi. Gutegeka kwa kabiri igice cya 22 umurongo wa 5 haravuga ngo umugore cyangwa umukobwa ntakambarane n'umugabo, kandi umugabo ntakambarane n'umugore, kuko ukora atyo wese ari ikizira Uwiteka Imana yawe yanga urunuka. Nuko ijambo ry'Imana ritubwiye, ariko ibi biri kugenda bihinduka buri munsi. Umugore yambaye umwambaro w'umugabo, umugabo nawe yambaye umwambaro w'umugore. Mbese ibi nabyo byaba bikwiye kubizira Uwiteka yanga urunuka tubyinjiza mu itorero? Oya, ntibikwiye. Iby'amarangi yo mu maso nabyo, Yezebeli yisize amarangi mu maso agira ngo yiyoberanye. Yehu ntasohoze icyo Imana yari yamutumye ngo arimbure inzu ye. Abami ba kabiri igice cya 9 umurongo wa 30. Yehu ageze i Yezereli, Yezebeli arabyumva, maze yisiga irangi ku maso, asokoza umusatsi, ahera ko arungurukira mu idirishya. Ariko nubwo yashatse kandi akagerageza kwiyoberanya, ntibyakuyeho igihano Imana yari yamutegekeye. Mbese byaba bikwiye gusiga amarangi mu maso n'ahandi hose niba umuntu Bibiliya igaragaza wayisize bwa mbere yari agamije kwiyoberanya, yarasengaga ibigirwamana, yaragushije benshi barimo umwami w'Abisirayeli Ahabu, akarimbura abatifatanyaga nawe muri iyo misengereye. Birakwiye ko urugero rwe rukurikizwa n'abasenga Imana umuremyi w'ibiriho byose? Oya, ntibikwiye. Abefeso igice cya 5 umurongo wa 11 haravuga ngo ntimukifatanye n'imirimo yabo umwijima itagira umumaro, ahubwo muyihane. Iby'imisatsi ntabwo nabigeraho kubera ko mfite akanya gatoya. Ngera ku musozo, Abagalatiya igice cya 6 umurongo wa 7 haravuga ngo twe kuyoba bene data, kuko Imana itanegurizwa izuru. Iby'umuntu abiba nibyo azasarura. Ubibira umubiri we, muri uwo mubiri wazasaruramo kubora, ariko ubibira umwuka, muri uwo mwuka azasaruramo ubugingo buhoraho. Abefeso igice cya 5 umurongo wa 10, dushakashaka uko twamenya iby'Umwami ashima. Umurongo wa 14 n'uwa 16 ngo nicyo gituma bivugwa ngo usinziriye we kanguka uzuke, Kristo abone uko akumurikira. Nuko mwirinde cyane uko mugenda, mutagenda nk'abatagira ubwenge, ahubwo mugende nk'abanyabwenge, mucunguze uburyo umwete, kuko iminsi ari mibi. Nk'uko tugira inzara n'inyota y'ibitunga cyangwa se by'ibitungu uyu mubiri uzasaza, njyewe mbifurije kugira inzara n'inyota by'ijambo ry'Imana, kuko abafite inzara n'inyota by'ijambo ry'Imana bazahazwa. Mbifurije guhura na Yesu, kuko uwahuye na Yesu ahinduka mushya, ibya kera biba bishize. Ubuntu bw'Umwami Yesu bubane namwe mwese ndetse n'abanyu bose. Uwiteka abahe umugisha. Ndabakunda.